Haleluya, haleluya, haleluya. Imana nishimwe. Dushimye Imana ishobora byose, dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana ikomeye cyane, dushimiye Imana mu bumana bwayo izinze ijoro izinguye amanywa, dushimiye Imana yatubundikiye mu gicucu cy'amababa yayo, dushimiye Imana yaturwaniriye intambara tuzi n'izo tutazi, dushimiye Imana itanga umugisha, dushimiye Imana irinda, dushimiye Imana itugejeje kuri uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Mwene data ndagushuje wowe tubana mu mwanya wa niba ture, nshuti yanjye abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ibanezeze ibahe umugisha, nyemerera ushimire Imana aho igejeje ikora muri iki gitondo, ongera ubanze Imana hose muri byose. Muri kumwe na Bishop Leonira umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, tugarutse muri teme yacu ivuga ngo garuka ushima Imana. Mu minsi 40 turi gusenga, tugenda twongera kwibuka kugira neza kw'Imana, kandi tukavuga ngo Mana icyatuma wongera kutugirira neza nuko twakora ibyo gukiranuka. Imana rero nishimwe. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose kubara ibice 6 umurongo wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha abatambyi basabira Abisiraheli. Uyu ni umugisha pastori wawe yagusabira bikemera, ni umugisha Yesu Kristo wenyine yakwihera. Imana nishimwe. Umurongo wa 24 handitse ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Imana nishimwe. Uyu ni umugisha ukomeye cyane. Uwiteka aguhe umugisha. Mu migisha uba ukeneye iratandukanye, imigisha ukeneye iratandukanye, ariko ahangaha yongeyeho undi mugisha wo kurindwa n'Imana. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Imana itakurinze wanasitara ugapfa. Imana itakurinze umuntu yagutuka ibitutsi cyangwa akakubeshyera ukagira depression ukikubita hasi. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Imana ishimwe. Nanjye muri iki gitondo mbyutse naturira ijambo ku buzima bwawe. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Uwiteka aguhe umugisha mu mirimo ugiye gukora. Uwiteka aguhe umugisha muri proje zawe. Uwiteka aguhe umugisha, kandi naguhe umugisha nakurinde, kuko aguhaye umugisha ntakurinde byashwanyuka. Aguhaye umugisha ntakurinde wabisiga utabiriye. Iri ni ijambo ry'inkomezi, ni ijambo ryiza cyane. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Umuntu ashobora kugira umugisha ariko nta burinzi akabirwariramo. Ushobora kugira umugisha nta burinzi ukajya ubiririramo. Ushobora kugira umugisha nta burinzi bw'Uwiteka Imana, yewe ugasanga baranabikwibye. Rero Mose abwirijwe n'Uwiteka abwira Aroni ati uko ariko muzajya musabira Abisiraheli, nawe mubyeyi uba ariko uzajya usabira abana bawe. Wowe ufite ikintu wakoze kigushamikiyeho, ujye ucyaturiraho uburinzi bw'Imana. Wa mubyeyi we ujye waturira abana bawe huye umugisha, ngo Uwiteka aguhe umugisha mwana wanjye akurinde. Umwana wawe ahagurutse agiye mu ishuri, umwana wawe ahagurutse agiye mu kazi, ndetse n'umuntu mubana, ujye umwaturira huye umugisha. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Ubu mwatureho ijambo ryavuzwe n'Uwiteka Imana. Ubu mwatureho ijambo rirema ibitangaza. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Uwiteka aguhe umugisha akurinde wowe ugiye mu kazi, wowe ugifashe urugendo. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Wowe wakoze proje, Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Iyo proje Imana iyirinde. Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Navuganaga nawe iri jambo ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Uburinzi bw'Uwiteka nibwo bukomeye cyane. Uburinzi bw'Uwiteka nibwo butanga ibiramye. Uburinzi bw'Uwiteka nibwo butuma ibintu byaguka bigira stabilite.
uwiteka aguha umugisha akurinde, akurindire akazi, akurindire abana, akurinde rwose, uwiteka aguha umugisha akurinde. Hanyuma rero ongera usubire inyuma, ukurure uburinzi bw'uwiteka ku buzima bwawe, ukurure uburyo ki Imana yagiye ikurinda akaga, ukurure uburyo ki Imana yagiye irinda abana bawe akaga, ukurure uburyo ki Imana yagiye ikurinda mu kazi, uwiteka uburyo ki yagiye akurwanirira intambara zitandukanye. Turimo gusoma kureba ku ijambo ryitwa uburinzi, uburyo Imana yagiye ikurinda mu rugo rwawe, ahantu hatandukanye wagiye uba hadashobotse, ariko uwiteka yagiye ahakurindira. Imana ishimwe, uwiteka aguha umugisha akurinde. Ariko niba wibutse ibyo Imana yakurinze, aho Imana yakurindiye, niba wibutse imigisha yose Imana yaguhaye, ugaruke ushima Imana. Ni ukuri turacyari muri teme yacu yitwa garuka ushima Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibarinde. Shalom.